Hari umunsi umwe umukecuru nibwo yararwaye kanseri cyane, yumvaga amerewe nabi cyane. Umukecuru yagiye kuri farumasi, yashakaga ikintu kimwe gusa. Umukecuru yashakaga gukomeza kubaho nk'abandi bantu bose. Gusa uwo munsi uwo mukecuru ntabwo yari azi ko uwo munsi imiti yari agiye kunywa ariyo yari igiye gutuma ubuzima bwe burangira. Ndetse ikibabaje kurushaho, abantu bari bagiye kwica uwo mukecuru bari bamubonye nk'umuntu uciriritse, umuntu usanzwe bigiye korohera kumwica cyane, umuntu bagiye kubeshya bakamwica vuba. Ariko ntabwo bari bazi neza yuko uwo mukecuru ko afite umuhungu w'umusirikare ukomeye cyane wari buzabagaruke mu minsi iri imbere nyuma yuko umukecuru ahuye n'ayo makuba. Mukecuru Teddy ni umukecuru wari umaze igihe kinini arwaye kanseri. Uburibwe bwinshi bwari bwuzuye umubiri wiwe, ndetse umubiri w'uwo mukecuru wari waracitse intege cyane ku buryo nawe utabyumva. Ariko buri gitondo yagombaga kunywa imiti, ariko ko yabyukaga buri munsi yagombaga kurwana intambara nshya n'ubuzima bwe, kuko ubuzima bw'uyu mukecuru ntabwo bwari bumworoheye. Rimwe na rimwe yaryamaga ku buriri bikamunanira kubyuka, ariko yakongera gutora agatege umukecuru Teddy akongera akabyuka. Uyu mukecuru Teddy yari afite umuhungu we bamwitaga Eric. Umuhungu we niwe wamwitaga iteka ryose uyu muhungu Eric, kuko birumvikana Eric yari umusirikare. Bityo buri gihe yahoraga abwira nyina ati, mama ndagusaba kwihangana kuko nzagaruka bidatinze. Nyina nawe akabifata gutyo, kandi uwo mukecuru nawe akamusubiza ati, mbere nambe ndagira ngo wumve aya magambo uyu mukecuru yabanzaga gusubiza umwana wiwe ubwo yamubwiraga ngo mama nzagaruka vuba. Umukecuru yabwiraga umuhungu we ati, ngo mwana wanjye icyo nifuza si amafaranga, ahubwo ni ukukubona nkiriho igihe uzagarukira wa mwana wanjye we. Aya magambo Eric nawe, uyu muhungu Eric, umuhungu w'umukecuru wa Teddy, iteka ryose yahoraga ayumva ndetse ayazirikana aho ariho hose mu kazi. Gusa umunsi umwe ububabare bwari bukomeye cyane kuri wa mukecuru, yari amerewe nabi, kanseri yari imeze nabi, imiti byasaga nkaho yari yamurangiranye. Nibwo umukecuru Teddy yafashe urupapuro rwari rwanditseho imiti yose yari akeneye, imiti yose, iyo ni imiti yose umukecuru yanywaga imugabanyiriza ubu buribwe bw'iyi kanseri yari arwaye umukecuru. Nibwo yafashe urugendo arerekeza ajya kugura iyi miti. Gusa uyu mukecuru ageze kuri farumasi yaje guhura n'abantu babiri bari bazi ku iyo farumasi neza. Twavuga ko ari abantu bakoraga mu iyo farumasi, cyangwa se aba external user b'iyo farumasi bakoragamo bacuruza imiti, ariko atari ba nyiri farumasi. Twavuga hano mu Rwanda ni nk'abakomisiyoneri. Abo bantu babiri bahuye n'uwo mukecuru bamwakiriye neza nk'abantu bashaka kumufasha. Gusa umwe muri bo mw'abo bantu babiri yabwiye uwo mukecuru mu ijwi rituje ati, ngo mama iyo miti wanditse hano kuri uru rupapuro ntabwo twe tuyifite mu iyi farumasi, ngo ariko gusa mama turabona uremerewe nabi, ubuzima burakuremereye, ariko ubu ngubu twebwe hano twaguha imiti ishobora kukohereza iyo kanseri kurusha iyi miti wari uje kutwaka. Uwo mukecuru Teddy kubera ububabare n'umunaniro yari afite, ntabwo yatekereje ko iyo miti yari igiye kumurangiriza ubuzima, ntabwo yatekereje ko iyo miti byari ibiyobyabwenge byari bigiye kurangiriza ubuzima bwiwe. Mukecuru Teddy yarabizeye, uwo munsi bamuhaye imiti nk'aho ari ibintu bisanzwe. Mukecuru yarishyuye, amaze kwishyura aragenda ariko gusa ibyo yari amaze kugura ntago yari byo yari yandikiwe n'abaganga, ahubwo ni ibintu byari bigiye kumurangiriza ubuzima. Mukecuru Teddy yaratashye uwo munsi, ageze mu rugo ububabare bwari bumaze kwiyongera cyane, kanseri yari yazamutse kuri uyu mukecuru Teddy, ubuzima ntabwo bwari bworoshye kuri mukecuru Teddy. Mukecuru Teddy byaje kurangira afashe ya miti. Amaze gufata ya miti nibwo yafataga igikombe cy'amazi atangira kunywesha ya miti. Mu minota mike cyane mukecuru Teddy amaze kunywa ya miti nibwo umubiri we watangiye guhinduka byumva. Mukecuru Teddy atangira kuzungurira, ibintu biramukomerana. Amaso ya mukecuru Teddy yatangiye gutukura, amaso atangira kureba ibirabagirane, ndetse kandi amagambo yavugaga yatangiye kuvuga amagambo mabi adahuye. Muri make atangira kuvuga nka ya magambo abantu banyweye ibiyobyabwenge cyangwa se abantu basinze baba banyweye inzoga nyinshi, ya magambo batangira kuvuga. Mukecuru Teddy byarangiye yikubise hasi, ariko mu kwikubita hasi kwa mukecuru Teddy yagerageje guhaguruka ariko biranga, kuko mukecuru Teddy yari ari kuzungurira cyane, ari kureba ibirabagwa, ari kureba ibicezi, arongera yicara hasi. Yagiye gutora telefone yari iri iruhande rwiwe, agiye kuyifata abayifashe nabi, telefone yikubita hasi. Muri make mukecuru Teddy
yashakaga guhamagara wa muhungu we Eric w'umusirikare wari uri ku kazi, ariko telefone yahise igwa hasi atari yamuhamagara. Muri ako kanya umukecuru yatangiye kuvuga ngo Eric mwana wanjye, atangira kuvuga mu ijwi ritoya kandi riteye agahinda. Umukecuru yatangiye kuvuga ngo Eric mwana wanjye, ariko umukecuru nta muntu wari umuri hafi wari kubasha kumutabara ngo amenye uko byagenze. Byari ibintu bigoranye cyane, nta muntu wari uhari. Umukecuru nibwo yaje kuguma aho ngaho, umubiri we wari uri gukomeza gucika intege kurushaho. Ndetse uwo munsi icyo gihe Eric yari ari kure y'umujyi, yari yaragiye muri misiyo za gisirikare. Eric ntago yari ahari. Gusa Eric yaje guhamagara nyina kuri telefone. Eric amaze guhamagara nyina kuri telefone, telefone yakomeje gusona cyane. Telefone uko isona nta muntu wigeze yifata. Telefone yarasonaga ariko ntagire umuntu yifata. Eric akomeza kongera guhamagara nyina ariko biranga, nta gisubizo Eric yigeze abona. Ku nshuro ya gatatu nibwo yongeye guhamagara nyina, n'ubundi telefone irongera irarangira. Aho Eric ari nawe umutima wahise utangira guhinduka, umutima utangira gutera cyane, atangira kuvuga ngo uko byagenda kose hari ikintu kitari kugenda neza mu rugo. Nibwo Eric yahamagaye umuturanyi amusaba kureba niba nyina ameze nabi. Eric icyo gihe yahise ahamagara umuturanyi wari uturanye naho hantu umukecuru Teddy nyina wa Eric w'umusirikare yari atuye, amusaba ko yajya kumurebera niba umukecuru Teddy ameze neza. Umuturanyi nibwo yagiye kureba, ageze yasanga umukecuru Teddy aryamye hasi, aramuhamagara. Umukecuru Teddy byari byamurangiranye, ntago yigeze yitaba. Nibwo ako kanya bahise bafata umukecuru Teddy babamujyanye kwa muganga. Abaganga nibwo batangiye kumwitaho. Gusa nyuma y'igihe gitoya umuhungu we Eric yari yaravuye aho yari yaragiye amaze kumva ibyari byabaye kuri nyina. Nibwo nyuma y'igihe gitoya umwe mu baganga yaje kubwira Eric ati ngo ibi ntago bisa neza nk'ibintu bisanzwe, ngo kuko uyu mukecuru ibintu yanyweye ntago ari imiti, ntago ari imiti yari asanzwe afata. Eric yabanje guceceka arasubiza ati ngo ese muga ushatse kuvuga iki? Muganga yaramubwiye ati ngo tugomba kumenya neza icyo mukecuru yafashe, ngo kuko ibintu umukecuru yanyweye ntago ari imiti, kandi turabizi mukecuru Teddy yari yanyweye ibiyobyabwenge abantu babiri kuri farumasi bari bamuhaye. Gusa uwo munsi Eric yahise ko yibuka urupapuro rwa nyina yajyaga ajya kuguriraho imiti. Eric ahita yihutira mu rugo azana urwo rupapuro. Hanyuma ikintu babonye gitangaje, imiti yari yandikiwe kwa muganga yagombaga kuzajya anywa kubera iyo kanseri yari arwaye, uwo munsi ntago ariyo basanze umukecuru yari yanyweye, ahubwo yari yanyweye indi miti inyuranyije n'iyo miti ya mbere yanywaga imworohereza kanseri. Byari ibintu bibabaje cyane. Eric ntago yari umuganga, ariko nubwo Eric atari umuganga yari umusirikare, kandi Eric yari azi ikintu kimwe. Eric yari azi iperereza, yabonye ko ibintu bidahuye, atangira gutekereza ko ibintu bitameze neza, ko umukecuru ashobora kuba yararozwe cyangwa se yarahawe ibintu bibi. Nibwo Eric yatangiye gukurikirana aho nyina yagiye kugura iyo miti. Aragaruka ajya kuri ya farumasi ahantu umukecuru Teddy yari yaraguriye imiti mbere yuko cyangwa se mbere yuko aryama, kuko ntago twari tuzi neza niba umukecuru yari yamaze gupfa, ariko yari ameze nabi, yari ari mu nzira y'abapfa. Ageze aho ngaho atangira kubaza abakozi ba ya farumasi. Abakozi batangiye kwisaza, batangira kumubwira nabi. Umwe muri bo yaravuze ati ngo njyewe uwo mukecuru uri kuvuga, uwo mukecuru Teddy ngo waje kwivuriza hano ntago ngiye muzi. Ariko Eric yari afite amakuru ya nyayo yuko nyina yageze kuri iyo farumasi. Hanyuma nibwo Eric yabonye kamera y'umutekano yo muri iyo farumasi, ahita abasaba ngo nimunyereke amashusho yafashwe na kamera zo muri iyi farumasi mu minsi ishize yose, turebe ko atariho mama wanjye mukecuru Teddy yaba ariho yarafatiye imiti. Barabyanze. Ako kanya bamaze kubyanga, umuhungu yakuye mu imbunda ndagira ngo wumve urukundo rw'umuhungu ku mubyeyi. Nibwo umuhungu yakuraga mu imbunda atunga abantu, arababwira ati munyereke amashusho ya kamera, nta muntu nshaka kubangamira, icyo ndimo ni iperereza. Umuhungu uwo munsi yakuye mu imbunda, bahise ko bamwereka amashusho yose yafashwe na video. Nibwo babonye video yerekanaga wa mukecuru Teddy ari kwinjira muri iyo farumasi, ndetse nibwo yerekanye abari bari muri iyo farumasi igihe mukecuru yazaga, ndetse inerekana kamera yerekana igihe uwo mukecuru bamuhereye imiti.
Eric nibwo yahise ko amenya ko ibyo bintu byose byabaye atari impanuka, ahubwo ngo hari umuntu wakoze ibyo bintu abishaka ari ibintu yapanze. Nibwo Eric yahise ko atanga amakuru kuri polisi nayo itangira akazi kayo, polisi itangira iperereza, bamenya ko hari abantu bari bamaze igihe kinini bashuka abarwayi bafite intege nkeya, bakabagurisha ibintu bitandukanye harimo n'ibiyobyabwenge. Abantu bari bafite intege nkeya bazi ko ari imiti baguze, ahubwo bagasanga ibyo biyobyabwenge ari byo bigiye gukomeza gutuma ubuzima bwabo bumera nabi. Ese abantu nk'abo ngabo bungukirahe kugira ngo bakomeze kwangiza ubuzima bw'abantu gutya? Byari ibintu byari bigoye, bakomezaga kubeshya abantu ko ari imiti, ndetse ahubwo bari kubaha ibiyobyabwenge bazi ko ari imiti igiye kubakiza. Polisi yakomeje gukusanya ibimenyetso, igenda ku byo bagiye bavugira kuri telefone, ireba kuri kamera, ikomeza kureba amazina, ibintu byose bya bimenyetso bya polisi byose igenda ishaka, ndetse igenda yakira n'ubuhamya bw'abandi bantu bari baragiye bakorerwa ibintu nk'ibyo ngibyo bya mukecuru Teddy. Kandi buri kimenyetso cyose babonaga, buri kimenyetso polisi yagendaga ibona byarangiraga icyo kimenyetso kiri kubajyana kuri ya farumasi mukecuru Teddy yivurijeho, basanga ariho ba nyir'amakimbirane, aribo ba nyirakazana kose, ariho ibintu byose byaturutse, ndetse ariho n'ibintu byose byakorerwaga. Eric nawe yakomeje gufasha polisi gukusanya amakuru, kuko Eric yari umusirikare, nawe yari umuhanga, ariko muri byose hari ikintu kimwe cyakomezaga kubabaza Eric kurusha ibindi. Yakomezaga kwibuka ya magambo nyina yamubwiye. Nyina, ndagira ngo wumve ya magambo yamubwiye twavuze tugitangira ikiganiro. Nyina yari yaramubwiye ati ngo Eric mwana wanjye, ngo icyo nifuza ni ukuzakubona ugaruka nkiriho, njye icyo nifuza ntabwo ari amafaranga, ngo ahubwo njye nifuza kuzakubona ugaruka nkiri mu buzima. Eric yakomezaga kubyibuka, ariko uwo munsi Eric yari yatinze gusa, ariko ntago yari kwemera n'ubundi gutakaza nyina nubwo byasaga nkaho byarangiye. Eric atari yamenya ukuri ku bintu byabaye kuri nyina. Nyuma y'iperereza ryimbitse, polisi yaje gufata abo bagizi ba nabi, twabita nk'abakomisiyoneri b'iyo farumasi. Ibimenyetso byose byari bihari, kamera, ubuhamya, ndetse n'ibindi bimenyetso byose byerekana yuko ibyo bintu bari bakoze atari impanuka, ko hari n'abandi bantu benshi bari barabikoreye. Nibwo abo bagizi ba nabi bashyikirijwe ubutabera, ariko inkuru ya Teta ntago yarangiriye aho ngaho. Nyuma yo kumara igihe kinini arimo kuvurwa, nibwo mukecuru Teddy yaje kongera gukanguka. Eric yari yicaye iruhande rwiwe, amurebye mu maso, amubwira buhoro ati mama nagarutse. Ni amagambo Eric yabwiye nyina ubwo nyina yari amaze gukanguka. Eric yabwiye nyina ngo mama nagarutse. Umukecuru Teddy yaramurebye, amwenyura gahoro, ndetse afite n'amarira mu maso, gusa ntago yari yakongera gutora agatege. Hari abantu bashobora kureba umurwayi bakabona afite intege nkeya, bakabona umurwayi adashobora kwirwanaho, ariko ntukibagirwe yuko ubuzima bw'umuntu atari ikintu cyo gukiniraho ngo ugende ugikorereho icyaha. Uwo munsi mukecuru Teddy yararokotse, ariko ikibazo cyari gisigaye, ese ni abantu bangahe bashobora kuba barashutswe mbere yiwe? Polisi yatangiye gukora iperereza, itangira gufata abo bantu bose bari baragiye bahemukirwa n'iyo farumasi bwa mbere, bajyanwa bahabwa ubutabera nk'abandi bose, nk'uko mukecuru Teddy nawe yari yabonye ubutabera, ndetse yongeye no kuza mu buzima mukecuru Teddy. Abo bantu bose bahawe ubutabera, ndetse farumasi byaje kurangira ifunze, ndetse na ba bantu babiri bari babashije guhereza wa mukecuru ibiyobyabwenge byaje kurangira babakatiye muri gereza, barafungwa bajya kuryozwa ibyo bakoze, kuko ntago bari bakoze igikorwa cy'ubumuntu, bari bakoze igikorwa cy'inyamaswa. Iyi ni inkuru yabayeho by'ukuri, ndagira ngo ukore subscribe ujye ukomeza kubona inkuru nk'iyi ngiyi. Iyi ni Rush Up Media. Ciao ciao, mwibuke gukora subscribe.